Ngiye kuguha ikaze inshuti muvandimwe wowe ukurikije ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Uwiteka Imana y'amahoro ikwiteho kandi kugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ingoma za kabiri ibice 32 umurongo waho wa 7. Nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe. Kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Haleluya. Icyo gihe umwami wa Ashuri yarateye igihugu cy'Ubuyuda, ariko bibuka yuko bafite Imana ikomeye, banga gukurwa umutima nawe. Haleluya. Noneho umwami Hezekiya arababwira ati nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze ziri kumwe nawe zose. Kuko iyo turi kumwe iri mu ruhande rwacu ni Imana ikomeye, iraruta ingabo ziri kumwe n'umwami wa Ashuri zose. Niyo mpamvu rero mudakwiye gukuka umutima, nimukomere mushikame, mwibuke Imana yacu muyizere, irakomeye. Haleluya. Ngira ngo yabibukije n'izindi ntambara nyinshi yagendaga ibarwanira Imana yabo. Arabwira ati nimukomere mutuze mushikame, nimutinye nimukuka umutima. Uyu mwami wa Ashuri ntabatere ubwoba, ntimuhinde umushyitsi, kuko Imana yacu nta kabuza izatunesheshereza, izadutabara, izaturokora, kuko niyo yamye iturwanirira. Haleluya. Uyu munsi ntabwo ari igihugu cy'Ubuyuda kibwirwa, ni wowe nanjye nundi. Nidukomere dushikame, tumenye yuko Uwiteka Imana iri mu ruhande rwacu ari Imana ikomeye. Twikurwa umutima na Satani. Inshuti yanjye, wikurwa umutima na Satani, wihinde umushyitsi, wibura ureba. Komera ushikame, wizere Imana, uyihanga amaso, kuko Imana iri mu ruhande rwawe ni Imana ikomeye, iraruta Satani n'ingabo ze zose. Ibyo bitero byose n'iryo terabwoba, Imana iri hejuru yabyo. Humura, tinyuka, komera, witerwa ubwoba na Satani n'ingabo ze. Haleluya. Ongera wizere Imana, ongera usome ijambo ry'Imana rigukomeze, ongera uyishake mu masengesho, uyishake mu bikorwa byiza, uyizere, uyihanga amaso, wikuka umutima hoya, witinya, wigira ubwoba. Imana iri mu ruhande rwawe ni Imana ikomeye. Ntiwemere rero guhinda umushyitsi, Satani ntaguhindisha umushyitsi, kuko Imana yawe irashoboye kandi ni ntwari ku rugamba, nta kinanira. Haleluya. Komera rero mu mbaraga z'Uwiteka kandi wongere kumwizera. Wibuke intambara nyinshi yagiye kurwanirira n'ibyinshi yagiye akora mu buzima bwawe. Ibyo biragutera kongera gukomera no kumwizera muri byose. Shalom shalom. Imana ikugirire neza muri byose mu izina rya Yesu.